Turi ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Ibintu byose byari bisanzwe. Abagenzi bari mu mirongo bategereje, abakozi b'indege bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Naho indege nto yo mu bwoko bwa CRJ-100 yo yari yiteguye guhaguruka ijya Entebbe muri Uganda. Nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko hari ikibazo. Nta mpamvu yo kugira impungenge. Byari urugendo rusanzwe nk'izindi ngendo nyinshi zabaga buri munsi. Turi ku itariki 12 Ugushyingo mu mwaka wa 2009. Hari ikintu kimwe abantu batari bazi kuri uyu munsi. Iyi ndege yari ifite ikibazo gishobora kwica bamwe. Yakoreshwaga na sosiyete yo muri Kenya yitwa Jetlink. Iyo sosiyete yakoreraga Rwandair. Kandi nubwo byari bitazwi n'abagenzi, indege yari ifite amateka y'ibibazo bya tekinike. Niyo mpamvu kuri uru rugendo hari n'umukanishi wari uri mu ndege, ikintu kidasanzwe cyane ku ndege nk'iyi. Mu ndege harimo abantu 15, abagenzi 10, abakozi b'indege 2, umupilote mukuru ufite uburambe bwinshi n'umupilote wungirije ukiri muto ndetse n'uwo mukanishi. Birumvikana neza ko agomba kuba hari. Igihe cyo guhaguruka kirageze. Indege yiteguye neza kujya mu murongo wa take off. Ayihagurukira, abapilote batangiza moteri gake gake, bongera imbaraga za moteri buhoro buhoro. Urebeye inyuma, ibintu byose byasaga nkaho bigenda neza, kugeza ku munota umwe gusa ibintu byose bihindura isura. Muri uwo mwanya habaye ikibazo kitari gisanzwe. Ni ikibazo cyari kibayeho bwa mbere mu mateka ya Rwandair. Ubusanzwe indege itwara abagenzi igira moteri ebyiri zibanze. Mu buryo butunguranye cyane, mu kanya nk'ako guhumbya, moteri y'uruhande rw'ibumoso yahise ifata umuvuduko w'ikirenga. Irikaraga cyane birenze umuvuduko usanzwe, irikaraga cyane birenze uko moteri z'indege zikaraga. Ako kanya igitutu cyuzura indege yose. Abapilote bari muri cockpit buzura igitutu babura icyo bakora. Abapilote bagerageje kugabanya imbaraga, ariko ntibikunda. Icyo gihe bagombaga gufata icyemezo ndetse mu masegonda make cyane. Ni hamwe bavuga ngo do or die, gira icyo ukora cyangwa se upfe. Ese barahagarika urugendo cyangwa barakomeza? Mu by'indege hari ihame rikomeye rivuga riti ibibazo biba ku butaka akenshi bishobora gukomera iyo mwageze mu kirere. Ariko nanone guhagarika indege yarangije guhaguruka nabyo si icyemezo cyoroshye. Indege iri ku muvuduko muremure nk'uyu, n'ubusanzwe indege yahagurutse kuyihagarika ni ibintu biba bitoroshye cyangwa se bitanashoboka. Bahisemo gukomeza. Indege irihuta cyane itumbagira mu bicu. Ariko ikibazo cyari kimaze kujyana nayo mu kirere. Bageze mu kirere, abapilote bagerageza kugabanya imbaraga za moteri. Iyo ku ruhande rw'iburyo irabyemera, igabanya umuvuduko, ariko iyo ku bumoso ikomeza kwikaraga ku mbaraga z'umurengera zirenze za moteri y'indege isanzwe. Aha niho ibintu byatangiye guhinduka. Aha noneho bamaze kugera mu kirere, nta bufasha bwo ku butaka biteze kubona, no kurwana nabo ubwabo aho bari aho ngaho mu kirere mu bicu hejuru cyane. Abapilote bahamagara abashinzwe kugenzura indege bakorera ku butaka. Babasobanurira ikibazo maze hafatwa icyemezo cyo gusubira i Kigali ako kanya mu buryo bwihuse cyane. Igitutu, ubwoba ni bwinshi cyane mu bagenzi. Indege yakomeje kugorana, byabananiye kuyigenzura. Ku nshuro ya mbere bagerageje kugaruka ku kibuga cy'i Kanombe, bagerageza kuyimanura gahoro gahoro, ariko ibyo ntibyashobotse. Indege yari ifite umuvuduko mwinshi cyane itewe na moteri imwe itari igabanije imbaraga. Bongeye kuzamuka gato, bongera kugerageza iyindi nshuro ya kabiri. Niho bagize amahirwe. Nubwo byari bigoye cyane, bashoboye kumanura ku butaka. Mu maso y'abantu benshi ikibazo cyari kirangiye. Iyo warebaga indege imaze guparika irimo iragenda gake, abantu batangiye kubona yuko ikibazo gisa nkaho kirangiye cyangwa se gikemutse, ubuzima bw'abantu butabawe. Ariko mu by'ukuri ikibazo ahubwo cyari gitangiye. Moteri yo ku bumoso yari gikomeje gusunika indege n'imbaraga zose. Abapilote batangira gukoresha feri cyane kurushaho kugira ngo bayihagarike. Uko bafata feri cyane ni nako feri nazo zatangiye gushyuha cyane. Amapine atangira kwangirika, impumuro y'ubushyuhe n'ugushya n'igitutu byuzura mu kirere.
ariko ikibazo gikomeye kurushaho ni nabwo nanone cyari kigiye gutangira ndetse no kugaragara neza. Mu rujijo n'umunaniro abapilote bafashe icyemezo cyo kuzimya moteri y'iburyo ndetse n'amashanyarazi amwe n'amwe. Ibi ni imyanzuro itoroshye ndetse idasanzwe ikorwa mu gihe cya emergency. Icyo batari bazi ni iki: ibyo byari bigiye guhagarika igice kinini cya sisiteme ifasha indege mu gufata feri. Gukata amashanyarazi, kuzimya moteri, ibi bintu byari bigiye guhagarika igice kinini cya sisiteme ifasha indege kugira ngo ihagarare. Mu kanya gato cyane indege yari isigaye ifite moteri imwe irimo irakora ku mbaraga zose. Ni moteri y'ibumoso yari ikaragaga cyane ku mbaraga z'umurengera, ndetse byumvikane neza ko nta n'ubushobozi bwo guhagarika indege bwari bugihari. Hagati aho hafashwe icyemezo cyo gusohora abagenzi ku ruhande rw'iburyo. Abagenzi barahaguruka batangira kwitegura gusohoka. Byumvikane ko nabyo byari bigoranye, ariko muri ako kanya ibintu byose bihita bihinduka. Indege yatangiye kugenda buhoro buhoro. Nanone mu kanya gato gatunguranye cyane ihita yongera umuvuduko wikubyo yari ifite mbere. Nta muntu n'umwe washoboraga kuyihagarika. Indege itangira guhindukira buhoro, irihuta bitewe n'imbaraga za moteri yari irimo igikora. Indege yarihuse cyane yerekeza ku nzitiro zashyizweho, irarenza, irazitobora, maze igwanga inyubako ya VIP ku kibuga cy'indege. Ibyakurikiyeho byari akavuyo n'urusaku rwinshi. Abagenzi bajugunywe hirya no hino. Indege yangiritse cyane, yangirika muri cockpit aho abapilote bicara. Abatabazi bahise bagera aho impanuka yabereye, batangiye ibikorwa byo gutabara. Hari abaharokotse, ariko hari n'abahatakaje ubuzima. Nyuma y'ibi byose abashakashatsi batangiye gushaka impamvu nyayo yateye iki kibazo. Icyo bavumbuye cyari gitangaje cyane. Ni ikibazo cyose cyatewe n'agace gato cyane k'inyuma, agakoresho gato ko muri tekiniki katari karashyizwe neza mu mwanya wako, maze kaza kuvamo. Igihe indege yihutaga igiye guhaguruka, ako gace kava mu mwanya wako kagwa ahatarabugenewe, ku buryo kabujije igice cya moteri kugabanya imbaraga, hagirihuta cyane. Ni nk'aho ibintu byose byahuriranye mu buryo budasanzwe. Ikosa rito cyane, ariko si ibyo gusa. Hari ikindi kibazo gikomeye cyagaragaye. Abapilote bashoboraga guhagarika iyo moteri ako kanya bakoresheje uburyo bwihuse bwo guhagarika benzine. Byari gufata amasegonda make cyane, ariko ntibabikoze. Kubera iki? Iperereza ryagaragaje ko bari bananiwe cyane, bakoraga amasaha menshi cyane bwo guhagarika moteri mu bihe nk'ibi. Ibi byose byatumye mu gihe cy'akanya gato cyane ikibazo cyoroshye gihinduka impanuka ikomeye. Iyo mpanuka yasize isomo rikomeye cyane. Abantu babiri bahasize ubuzima, si ukubera ikibazo gikomeye kidashoboka gukemuka, ahubwo ni urukurikirane rw'amakosa mato yahuriranye. Mu by'indege buri kantu kose karabara, kandi rimwe na rimwe ikosa rito cyane ishobora guteza ingaruka zikomeye cyane kurusha uko wabitekereza. Niba ushaka kumenya byinshi n'amakuru atandukanye n'ibyegeranyo bitandukanye, wibuke gukora subscribe, share na like. Mugire ibihe byiza.